mu isi y'ikoranabuhanga yuzuye amazina akomeye twavuga nka Bill Gates, Elon Musk ndetse n'abandi bakomeye na Steve Jobs. Hari n'undi mugabo yubatse mu buryo bwihariye, umwana wavukiye mu buzima butoroshye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, warezwe n'umuryango utamubyaye ariko nanone akaba ari wa mwana watandukanye n'ababyeyi be, ariko nyuma aza kubaka ubwami bukomeye bwita Oracle. Umuntu ukunze kuvugwaho ubuzima buhenze, inyota yo gutsinda n'ubushake bwo guhindura isi ya software. Uyu niwe Larry Ellison, umugabo utigeze yemera gutsindwa kandi wahinduye imikorere y'ubucuruzi ku isi hose. Larry Ellison, umwana wakuze nta cyizere, yabaye icyitegererezo cy'uko imbaraga zo kutiyogora zishobora guhindura isi. Ubu ni umwe mu bashoramari n'abayobozi bakomeye mu mateka y'ikoranabuhanga, umuntu ugaragaza ko gutsinda bisaba intumbero, ubushake n'ubutwari bwo guca mu nzira abandi batinya. Ubu kuri uyu munsi wa none akaba ariwe mukire wa mbere usigaye ufite amafaranga, dore ko yahigitse Elon Musk. Elon Musk umukire ukomeye cyane ndetse wagiye amenyekana cyane, dore ko yagiye atwika imbuga nkoranyambaga akagaragara muri campaign ya Donald Trump, umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Elon Musk utagikunda kuri fan ndetse akaba ari umwe mu bayobozi bakomeye cyane babaherwe cyane nubwo ahora ku mbuga. Uyu Elon Musk niwe wari umaze igihe ayoboye, afite amafaranga menshi cyane, afite buri kimwe cyose, ariko kuri uyu munsi wa none hakaba hari umugabo wamuhigitse, uwo nta wundi bamwita Larry Ellison. Mu myaka yagiye itambuka byagiye bigaragara ko hari abakire bagiye bubaka izina cyane ndetse kuva mu mutwe w'abantu bigakomeza kuba ari ingorabahizi. Ubwo kuri uyu munsi wa none ugenda ushobora kuba wabaza umuturage cyangwa se nubwo yaba yarasomye ukamubaza uti se n'uwuhe mukire wa mbere ku isi, azakubwira ko ari Bill Gates. Gusa Bill Gates nubwo yayoboye cyane, ariwe muherwe wa mbere uyoboye isi yose mu bukire, mu butunzi, afite ishoramari, dore ko yari umwe mu bakire cyane bagiye bakomera. Nubwo ari umwe mu bakire cyane ariko byagiye bigaragara ko hari abandi bakire bagiye bazamuka, twavuga nka Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ndetse mu mwaka wa 2022, mwaka wa 2023 kugera mu mwaka wa 2025 umukire wari uyoboye abandi ni Elon Musk. Elon Musk uzi mu gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, gukora ibyogajuru ndetse no gukora imodoka agiye yahenze, twavuga nka Tesla, uruganda rwe rukora amamodoka akomeye cyane. Gusa hari abakire bagiye bagaragara yuko bagiye bashora mu mitungo igiye itandukanye, ubwo dushobora kureba tugasanga nka Mark Zuckerberg yagiye agura imbuga zigiye zitandukanye, ama Instagram ndetse ama WhatsApp, ugasanga nibye. Nubwo byagiye bigaragara ko hari amatekinike bagenda bakoresha kugira ngo batsindagize cyangwa se andi ma company bagende amasosiyete igiye atandukanye, ugasanga ari kuyakandamiza. Ibyo nabyo byagiye bigaragara yuko hari abagiye bagurisha imitungo. Gusa kuri uyu munsi wa none hari umukire uyoboye abandi, umukire Larry Ellison wagiye gukora ibintu bye bucece yitonze, dore ko yagiye arangwa n'ubwitonzi ndetse agakora ibye atava ku ntego, agakomeza kurarikira itsinzi ndetse no kutava ku ntumbero yiwe. Gusa kuri uyu munsi wa none Larry Ellison niwe mukire wa mbere ku isi, akaba ariwe mukire usigaye ayoboye abandi cyane. Uyu Larry Ellison yavukiye i New York mu mwaka w'1944, ariko nyina ntiyamurera, ahubwo yashyizwe mu maboko ya se wabo na nyina i Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakuriye mu buzima butoroshye ariko afite imbaraga zo gushakisha ubuzima kandi atari umunyeshuri uhora atsinda, dore yuko bigenda bigaragara yuko abakire bamwe na bamwe bagiye bacikirizamo amashuri ariko bagakomeza kureba inzozi zabo ndetse n'ibyo bifuza kugeraho. Uyu Larry Ellison mu mwaka w'1977 hamwe na Michael Martin na Bob Portes yashyize kampanyi yitwa Software Development Laboratory SDL, nyuma iza guhinduka Oracle Corporation. Oracle yamenyekanye mu gukora database software yifashishwa n'amakompanyi menshi, ibihugu n'inzego z'umutekano. Ubwo ibihugu bigiye bitandukanye haba muri Amerika, ku mugabane wa Amerika ndetse no mu bihugu by'Iburayi byagiye byifashishije ama software ndetse n'umutekano, ibihugu mu nzego z'umutekano ugasanga nabwo zigiye zikenera yano ma Oracle cyangwa se yano ma database. Uyu mugabo Larry Ellison wamenyekanye cyane mu kuba yakora amadata cyangwa se biriye dushobora kwita ngo ni nko kubika. Nshobora kuguha urugero nko kubika imyanya, n'urugero nimba wohereje amafoto cyangwa se uri kubika amafoto ku ma Instagram, ushobora kwibaza ngo uriya mwanya cyangwa se ariya storage aho bijya nibihe. Uyu rero niwe ubiguriye. Larry Ellison yabaye CEO wa Oracle imyaka irenga 35, ubu ni umwe mu bantu 10 ba mbere bakize ku isi. Nkwibutsa ko kuri uyu munsi wa none yahigitse Elon Musk, umukire wa mbere ku isi
afite umutungo wa miliyari z'amadolari, afite inyota yo guhatanira ku isoko n'abandi bakomeye nka Microsoft, IBM. Ubuzima bwo hanze dore yuko afite ikirwa Lanai cyangwa se muri Hawaii. Ikirwa cye cyitwa Lanai. Yashoye mu bikorwa bya siporo harimo kuba ari we nyiri kipe ya Golden State Warriors muri NBA. Ibi rero abafana ba basketball cyangwa se bahita babyumva cyane. Kuba ari umwe mu bantu bakunze kuba bafite imodoka zihenze cyane, tutibagiwe ko afite indege ze bwite atemberamo, indege nini nziza cyane atemberamo. Uyu Larry Ellison si umuntu gusa ukomeye mu bucuruzi, ahubwo ni isomo ry'uko umuntu ashobora kuva mu buzima bukomeye cyangwa se budasanzwe cyangwa se ubuzima buciriritse akubaka ubwami ku isi hose. Yabaye icyitegererezo cy'ubutwari, ubushake no kutemera gutsindwa. Larry Ellison ni umwe mu bagabo bakomeye cyane ariko bakora ibintu byabo batuje, ndetse akaba ari umwe mu bagabo batagiye bakomeza kwigaragaza cyane ku mbuga nkoranyambaga nk'uko twavuga nka Elon Musk. Elon Musk yagiye atwika cyane ku mbuga, ugasanga ari kumwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko perezida Donald Trump ari inshuti ye cyane, ariko ugasanga uyu mugabo Larry Ellison nubwo ari umwe mu bagabo batava ku izima, ndetse akaba n'isomo rikomeye ry'uko ntaho umuntu atava ngo anagere. Umuntu wese uko byagenda kose, ikintu cya mbere ni ukwitonda ndetse ukanategereza igihe cya nyacyo. Uyu ni isomo ryiza ryo gutegereza igihe cya nyacyo. Larry Ellison akaba ari we muherwe wa mbere ku isi ufite amafaranga menshi, wahigitse abakire bose. Akaba ari umwe rero mu bagabo biza bafite icyitegererezo no gutanga isomo ry'uko nyine tugomba gutegereza igihe cya nyacyo, igihe kikatubwira. Ni umugabo ufite imyaka myinshi cyane, dore ko yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na kane. Abantu mwumva imibare cyane muhita mwumva imyaka afite, dore yuko ari umugabo udasanzwe. Ni umugabo ucisha make, utuje cyane ndetse utavuga menshi. Uyu mugabo akaba Larry Ellison, hari ibikorwa byinshi yagiye akora, ndetse hari n'uko ashobora gutanga urugero rwiza cyane ku mabanga amwe n'amwe yagiye akoresha. Ikintu cya mbere ni uko yatinyutse ndetse akanagira viziyo cyangwa se akagira icyerekezo kinini cyane. Larry Ellison ntiyarebye gusa ku byo abandi bakoze, ahubwo yatekereje ku buryo bushya bwo gucunga amakuru, database, igihe abandi batari babitekereza. Abakire batekereza ibintu binini kandi imbere mu gihe. Icya kabiri ni ukudacika intege nubwo waba watsinzwe. Yigeze acikirizamo amasomo muri kaminuza, akora akazi gasanzwe, ariko ntibyigeze bimubuza gukomeza kwiyumvisha ko ashobora gukora ikintu gikomeye cyane cyangwa se gukora ibintu birenze. Abakire bafata gutsindwa nk'isomo aho gufata nk'iherezo. Ya gatatu ni uko yakoze cyane no kwitangira umurimo. Larry Ellison yakoze imyaka myinshi nta kuruhuka, yubaka Ole Clay kugeza ibaye ubwami cyangwa se ibaye ubwami mu isi. Abantu bagize cyane bakunda umurimo wabo, bakora amasaha menshi kandi ntibacogora. Ikintu cya kane ni ukugira abantu inshuti n'abafatanyabikorwa b'ingenzi. Yashinze Ole Clay nk'abafatanyabikorwa ndetse abafatanyije n'abandi. Abakire benshi bamenye guhitamo abantu bafite ubushobozi bakabafatanya nabo mu byo bakora byose, kugira ngo bakomeze kuzamura ishoramari ryabo cyangwa se kuzamura ubukungu bwabo. Icya gatanu ni ukumenya gufata ibyago cyangwa se kumenya gufata risk mu gihe cya nyacyo. Ugushora amafaranga mu ikoranabuhanga igihe abandi batabyizera, cya gihe abandi baba bavuga uti uriya ariya amafaranga ameze nk'uyataye, ariko we nta guta icyizere, ahubwo afata ibyago, ariko biba ari ibyago bipimye neza, bitari ubupfapfa. Dore yuko nyine avuga uti ngiye gushora mu ikoranabuhanga. Kenshi uzasanga abakire benshi baragiye bashora mu bintu by'ikoranabuhanga cyangwa se ibintu umuntu ucitse cyangwa se umuntu utari gutekereza kure ashobora kutiyumvisha. Gushora no kongera umutungo. Larry Ellison yashoye mu isoko ry'imari mu bikorwa bya siporo ndetse no kugura ikirwa cyo muri Hawaii. Abakire ntabwo bashora amafaranga ngo bayabike gusa, ahubwo bayagwiza mu gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, haba mu kugura ibikorwa ndetse n'ubundi mu bikorwa bigiye bitandukanye, ahubwo atari kuyabika gutyo gusa. Ikindi ni ukwigira ku bandi no kwigira buri ikintu. Ni uko akenshi uzasanga abantu benshi nyine ari ukurebera ku bandi, akareba uti se bariya babikoze gute. Nubwo atarangije kaminuza, Larry Ellison yagiye yigira ku bandi, asoma ibitabo, yiga mu makampani manini akomeye. Abakire ntabwo bava mu ishuri ngo bareke kwiga, ahubwo bigira mu buzima bw'akazi no mu inshingano. Icyo wakora ni uko ushobora gutangira nonaha kuri uyu munsi wa none, ugatangira n'ibyo ufite. Tangira umushinga cyangwa igitekerezo gishobora gukura, kora cyane kandi wite ku byo ushobora kurusha abandi. Fata ibyago
ibyago bipime kandi ushore uhereye ku bito, wige buri gihe kandi ugire inshuti abafatanyabikorwa b'inyangamugayo. Ibyo bizakugeza ku ntumbero yawe cyangwa se bizakugeza ku byo ushaka. Kuri uyu munsi wa none rero mubanye natwe, ibuka kora subscribe no kora nshaka kubwira ku makuru ndetse nshaka kubwira kuri uyu munsi wa none mukire wa mbere usigaye ayoboye abandi Larry Ellison, umugabo w'icyitegererezo, umugabo abantu benshi bashobora kureberaho ndetse bakagera ku nzozi zabo. Mwakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye.